azwi nyuma yuko hari indirimbo yakoranye na Future ndetse n'abandi baraperi bakomeye bo muri Leta Zunze za Amerika. Aba rero byitezwe ko bazaba bahari ndetse haboneka n'umwanya bagasusurutsa bazitabira n'ubundi iyo mikino nkuko n'undi byagiye bikorwa n'ibindi byamamare mpuzamahanga. Hari benshi bakurikira nk'imbuga nkoranyambaga za BAL babonye ko nk'uwitwa BNM Soul nawe yakurikiye imikino, AG Baby cyangwa Dekune Gold yaranataramye we barabizi. Ubwo aba nabo rero turabiteze nako kandi witwa ubwo niba Kevin babiri kuri uyu munsi nibo bagombaga gususurutsa n'ubundi bitabiriye imikino ya BAL, ni Kevin Kade ndetse n'uwitwa Ish Kevin. Hanyuma kandi ubwo imikino ya nyuma utegerejwe cyane ni Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, umwe mu bahanzi bakunzwe hano iwacu mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Hanyuma kandi ikindi nabwira abantu nuko Mutesi Jolly uruzinduko yagiriye mu Bwongereza ntabwo ari kurupfusha ubusa. Uyu munsi yongeye gushyira ubutumwa kuri X yahoze ari Twitter agaragaza ko yagira ibihe byiza n'ubundi mu gihugu cy'Ubwongereza, aho yakiriwe na ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubwongereza, ambasaderi Johnson Businge, aho yanavuze ko baganiriye akamuha ikaze akanamugira inama yo gukomeza ibyo akora bikorwa birimo n'ubundi gushishikariza urubyiruko gukora ndetse no gukunda igihugu. Avuga ko rero yatewe iteka rikomeye cyane. Hanyuma Sheryl Silver n'umubyinnyi kabuhariwe ndetse n'abana barererwa muri Sheryl Silver Foundation, n'umuryango yatangije urererwamo abana ndetse bakanigishwa impano zitandukanye zirimo kuririmba no kubyina, bakanigishwa n'indimi. Nyuma yuko bakubutse mu Busuwisi bagarutse iwacu mu Rwanda aho banakiriwe neza n'ababyeyi b'abana barererwa muri uwo muryango. Yagaragaje ko yishimiye urugendo bagize ndetse anishimiye kugaruka mu Rwanda ari amahoro. N'abana bagiye bagaragara bari kunyura henshi hatandukanye ubwo bari bitabiriye n'ubundi bari bitabiriye icyitwa Walk the Talk, ni umuhango n'ubundi wateguwe n'umuryango w'abibumbye binyuze mu ishami ryawo ry'ubuzima OMS, aho aba bana bagaragaye bari no kuririmba. Bagiye baca henshi banyuze nko mu Bufaransa, bari Addis Ababa nabwo bagaragaye bari kuririmbira abantu bari kubafasha kubona ibyangombwa byo kwinjira mu ndege. Ubona ko ari abana bafite impano ndetse bifite yo gususurutsa aho bageze. Hanyuma kandi hari ibihembo bitangirwa muri Afrika y'Epfo n'ibihembo byitwa Shining Stars Africa Awards. Ibyo 2024 babihataniye bagiye hanze, harimo abanyarwanda by'umwihariko mu cyiciro cy'abakinnyi beza ba filme. Hari umukinnyi wa filme wo mu Rwanda witwa Irakoze Ariane Vanessa ahatanye mu cyiciro cy'abakinnyi beza ba filme cyangwa se Best Reality TV Star of the Year. Uyu nguyu rero ahatanye n'ibikomerezwa cyane bitandukanye. Harimo kandi n'icyiciro cy'abavuga rikagera kure cyangwa se Best Motivational Speaker. Harimo witwa Mutesi Jolly ndetse n'umunyamakuru witwa Mutesi Scovia. Aba rero bahataniye muri ibi bihembo. Tubifuriza amahirwe masa. Hanyuma muri Leta Zunze za Amerika ikiri kuhavugwa nta kindi ni inkuru zimaze imisi zigaragara kuva haba Met Gala mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu. Amakuru aravuga ko Met Gala ishobora kuba yarabaye ihuriro ndetse hakaba n'icyanya cy'ubwiyunge kuri Bad Bunny ndetse n'uwitwa Ken Jenner. Ni couple yamenyekanye cyane muri Leta Zunze za Amerika kuri ubu ngubu. Umwe mu bashaka amakuru yihishe abapaparazzi b'igitangazamakuru bita Entertainment Tonight cyo muri Leta Zunze za Amerika yavuze ko yiboneye n'amaso ye aba bombi ngo bamaze iminsi 3 muri hoteli i Miami muri Leta Zunze za Amerika, bita bishimangira ko aba bombi rwose bashobora kuba bari mu rugendo rw'ubwiyunge ndetse n'urukundo rushya rumeze neza cyane. Nyuma yuko uyu witwa Bad Bunny yari afite inyabutatu ibitaramo 3 byabereye n'ubundi aho ngaho muri Miami, yari yaherekejwe na Ken Jenner. Hanyuma witwa Camila Cabello yagiye gushyira hanze album Xavera izabiriho umuhanzi umwe gusa ari witwa Drake. Bafitanye indirimbo zigera kuri 2 na album izajya hanze ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu. Urakoze cyane Karemera.